abadefanda impamvu umubona nk'umugrand favorite kuko twe tugiye kuvuga ngo baduhaye batatu ariko uwo tubona ushobora kuza wabwiye ahubwo yuhera ubundi ntawahagombye kuba ari aho ngaho udahari nabyo twabireba nabyo muri batatu ntawabuzemo abantu okay nicyo ugiye kutuba duhere ku kintu batatu batoranyijwe ni Umar Aba rutahizamu w'ikipe ya Bugesera Football Club hakaba Clement Niyigena umudefenseri w'ikipe ya APR Football Club hakaba Jibril Ouattara Cheikh Jibril Ouattara akaba rutahizamu w'ikipe ya APR Football Club abo nibo batatu hagomba kuba umukinnyi w'umwaka MVP niho rero navugiye ni batatu ngabo mbere yuko tuvuga ngo bose barabikwiye aho reka tubanze tuvuge ngo nta wabuze wakabaye arimo unakurikiye shampiyona wenda akaba yagira uwasimbura ubwo icyereho ni cyiza muri aba bakinnyi batatu bose bafite imbare myiza urebye nka Umar Aba ni top scorer shampiyona ibitego 17 mu ikipe ya Bugesera birumvikana ko no mufavori komeye cyane hanyuma wareba Niyigena Clement umwe mu badefenseri mu by'ukuri bavuga ko bitwaye neza cyane mu ikipe ya APR yakinnye imikino hafi yose uretse iyi mikino ibiri ya nyuma yadakinnye yatsinze ibitego bitatu ku mudefenseri ni byinshi hanyuma kandi wareba amanota bagiye bamuha kuri buri mukino akenshi basanze bitatu bareba na cya kindi cya Jibril Ouattara yamaze bitatu nyine kirimo cyangwa cyavuye igitego cyagiye kuri Jibril Ouattara cyabanje oya wafite bitatu ikimaka ntabwo kirimo ikimaka kigiyeho yagira bindi afite ibitego bitatu byatsinze urumva Ouattara garagifite ubwo navuga ko nubwo wenda ari umudefenseri ariko urebye amanota yabonye ku mukino ukongera ukatsinda n'ibitego bitatu icyo gihe azamo ariko narebye nyine performance muri rusange muri saison ubona ari umudefenseri witwaye neza mu by'ukuri uremeranya na Niyibizi Ramadhan se bavuze ko igitego cyari iki Ramadhan siwe wenyine mwabaye watarase ngo cyari cyane Ramadhan bati ni cyane ni cya Clement cya gitego bora kivuga cyane bati ni cya Clement atamajo twara yarebye ni cya Clement Ramadhan ntaga Ramadhan aratangaje ariko na Clement aravuga ati ni cyanjye na Clement aravuga ati se Clement rwose Clement ni cyane ati ni cyanjye igitego ni cyanjye ubone ni bine ibitego bya Clement ni bine barakimuhuguje oya murimo mazanemo indi ngingo n'umuri igitego nyine cyavuzweho none se Jibril mwaramubaje Jibril se wajya kumubaza iki kwamubaza no kumwabaje Clement Jibril se wamubaza kandi wakitsindiye twabaza ko twabonye agitsinze oya nese ubu oya muri case avugwamo ni nkuko bavuga ngo tabaje kuri Ouattara uretse nose nibizi mwa bamuhazaga we yaragitsinze namubaza ko wabona wagitsinze havugwamo abakinnyi babiri ku gitego Niyigena Clement na rutahizamu Ouattara niba warabaje Clement bavuga ni icyanjye Jibril aramubajije aravuga ati ariko ngewe nahuriye ku mupira na Clement ariko ni Clement nawe ari kuvuga ngo ni icyanjye ko sinzi impamvu uriho mu bigora cyane izi Clement ko Clement ubundi bamwe mu bantu b'inshuti ze za hafi ambwiye ati Clement iki gitego gihorere urumva gihe Ouattara dukomeze kumufasha kugira ngo turebe ko azaba top scorer Clement babanje kumuteguza urumva n'abasifuzi bari bakoze raporo baravuga bati twaribeshye nabo se barabateguye ibyo ntago mbizi ariko raporo barongeye barahamagara bavuga bati twaribeshye basubiramo raporo twarebye nabi igitego ni cya Ouattara ibintu muri gushaka ni ibiki none se abasifuzi nyine mugende kuri raporo za komiseri z'abasifuzi kuri raporo z'abasifuzi ibyo ni wese yavuga kuri raporo ya mbere cyari cya Clement ku ya kabiri iteguye neza bajya Ouattara no gutegura neza seriyo y'abonaki baribeshye barongera bavuga yuko igitego ari cya Ouattara bisa n'ibyo agasoga ikintu cyabagaruye ikintu cyatumye babona ko bibeshye ubundi cyakaba ari amashusho ikintu cyatumye babona ko bibeshye bakongera bagasubiramo raporo cyari iki bivuze ngo ari nk'umuntu wese wagiye gukirekarama wenda nka Ouattara akajya kurekarama akavuga ati ariko iki gitego ko mu mabiri ufite 8 ese koko yararekamye Jibril Ouattara abandi yari igitego umwanya mbuye ariko ku mashusho bigaragara ko ari cya regeze batiyorere ubundi iyi sezo raporo y'umusifuzi iyi sezo nicyo insigiye raporo tugomba gukurikiza raporo ya komiseri hanyuma ubwo nari ndi kuvuga kuri Clement rero njya kuri Ouattara rero
Watara nawe yakoze akazi gakomeye pe mu mikino 15 ya phase retour atsinze ibitego 12 urumva ko byibura ni hafi ya aggregate y'igitego kimwe ku mukino ikibazo Rubanda tubajije niho nindi ku kibazo yatubajije nta wundi urusha imibare umwe muri aba wakabaye arimo nicyo gikurira undi ufite imibare myiza nawe wenda ushaka kuzamo nko kubataka Omar Abba arabahiga ntawe ni mwataka wavuga wahiga Omar Abba ariko kubera ko Watara nawe ari umwataka ngo tugiye kureba karita z'abataka n'imibare yabo na Farenganye akaba ari umwataka ariko Farenganye akamurusha ibitego Farenganye afite ibitego 13 Farenganye akongera akamurusha gukina imikino myinshi ko n'imikino mwakinyi barayireba Farenganye akina imikino 17 urumva mu gihe Watara akina imikino 15 ibitego Farenganye aramurusha ubwaho niho buriya rero imikino wabona bahinganye Farenganye burya yaje kuri jone ya gatatu niyo ya mbere niyo yahereyeho yari kuri jone ya gatatu ariko muri phase retour yakinye imikino kujya kwa 17 match y'amagaju yari ya 17 Amagaju iyo yavunikiyeho ihuye ntiyavunikiye ihuye kuri match y'amagaju amagaju 18 ubundi urebye Farenganye nawe basa naho banganya imikino nka 15 ariko siko banganya baranganya 15 ahubwo ubwo Farenganye akamurusha igitego kimwe urumva rero ni nundi mubare ariko ibyo urumva ikintu Djibril Watara murusha hari igihe bareba Crucial Games imikino nyine yari ifite agaciro kurusha iyindi uriya wagize performance zeba muri phase retour amanota ye ahita yiyongera no kuba Djibril yatsinze Rayon Sport no kuba yaratsinze kuri derby muri championnat yaratsinze kuri championnat yayo muri championnat ndetse mu gikombe cy'amahoro muri Rwanda Premier League nta gitego Watara Rayon Sport hano bari ba championnat ndetse igitego cyagiyemo nta gitego cyagiyemo 180 n'ibyarusa gusa nta gitego yitsinze ahubwo Rayon Sport hanyuma Iberi niyo mbyumva neza na APR tubaho ubutumwa umwaka utaha mukwere kuzamutsinda ibitego ibintu byo kujya kuri stade twahuruje isi nijoro twamaruka stade tukayuzura tugatara igitego tubonye ubutumwa bwagezeyo bose ubutumwa bwagezeyo mugerageze mwenda mujye munyanganya kimwe niba zamugera muri festival muri abo bigane mugate ni kimwe niba kwikiranura byabanana ariko Iberi tubihirije cyane ubwo nge nageranyaga Watara na Farenganye mu bijyanye n'imibare turebye imikino dusanga baranganya urimo uratwumvisha yuko cyangwa se mu gitekerezo cyawe nuko muri abo batatu Farenganye yarakwiriye kuba arimo yego Farenganye yarakwiye kuba arimo kandi yarakwiye kuba arimo agasimbura Djibril Watara ingingo zawe ni izihe noneho zishyiramo Farenganye zikavanamo Watara nizo navugaga ko Farenganye amurusha igitego mu bitego aramurusha amurusha igitego kimwe imikino bakinnye turabye dusanga irangana bagatandukanywa ibitego ikindi Farenganye amurusha assist Farenganye burya yari afite assist eshatu assist eshatu mu gihe Watara afite assist imwe iyo yatanze ubundi bakina kuri Musanze aha Ruboneka urumva rero by'imibare Farenganye arusha Djibril Watara kwiziye muremeranye na Iberi ingingo ushobora kureba isi iyo mibare yatanze iki iyo mibare uwo mukinnyi yafite yatanze iki kuko iyi ya Watara yatanze igikombe ariko iya Farenganye yo Farenganye yaravunitse Irene yaravunitse ariko iyo mibare ye nta gaciro gakomeye ifite kuko ni Rayon Sport yarangije ku mwanya wa kabiri ariko EPR yitwaye igikombe ibyo rero navuga nibyo nayo ni ingingo umukinnyi uri mu ikipe yatwaye igikombe nabyo birarebwa nyine performance y'umukinnyi aba factor y'igikombe burya irakonta cyane n'abantu iyo bajya gutoranya burya bayigenderaho ikipe ifite igikombe iba ifite ibindi bintu biyivugira biri andewa gusa mu mibare Farenganye icyo yavugaga n'ubundi naba nominees naho tuvuze ngo bahita bamutora ngo ni best player of the season oya ahubwo mu nominees kuzamo ikindi ntekereza ni faso ya reconnaissance kumushyira mu nominees ntabwo uzi ko hari igihe bagushyira mu nominees n'ubundi babizi ko utari buze gutorwa ariko bashaka kurekonesa bashaka kukubahira igihe wari uri active ibyo wakoze bakabikubahira bakavuga ati reka tumushyire mu nominees n'ubundi nubwo adashobora kumakinga it ngo aze guhabwa igihembo cya best player ariko at least tubanze turekonese effort ziwe tumushimire ibyo yakoze ari mu gihe yari active ataravunika yashoboraga kujyamo ariko mu nominees uretse ko ntazi n'ubundi ntabwo yari gutorwa nka best player of the season kuko imikino myinshi ntabwo yayikina undi muntu bashobora gushyiramo hano ni Muhire Kevin
Muhire Kevin yashobora kujyamo nk'umuntu w'umediateur ufite ama assist menshi mu Rwanda kugeza ubu muri season ni ufite assist nyinshi, assist 11 ngo mu kazi k'umukinnyi wa box to box no gutanga imipira ivamo ibitego yanatsinda bikaba akarusho. Nyirango rero mu bandi bantu bari nominees bari hafi bashoboraga kuba yajyamo kuri finalist, Muhire Kevin yagomba kugaragaramo, ariko impamvu abo bose tutari buze kuvuga ngo we can blame anyone nuko Rwanda Premier League yahisemo ko abanominizi bagomba kuba ari batatu. Kuba ari batatu rero nta kinyuranyo kinini nyine cyabaye, batatu babaye abangaba ngiye kuri bwanjye nyine numva ntacyo bitwaye. Abo bandi tuvuze nabari bafite indi mibare yashobora gutuma bajya kuri muri batatu ariko ntacyo bitwaye abahari ngenda nemeranywa na Rwanda Premier. Wende urufite imibare myiza ni Ruboneka Bosco, mediateur w'ibitego bitanu burya si bike ku mukino hagati na assist 3, uruhare rw'ibitego 11. Ni imibare myiza cyane kuri Ruboneka, mbona nawe wende yabaze kuba batanu kuzamo, ariko nyine ubwo yagonzwe nuko hari abamurusha ibitego, bano bataka baramurusha ibitego, ubwo birumvikana ntabwo yajemo, ariko nawe yarafite imibare myiza. Ubwo nyine Rwanda Premier yahisemo abangaba. Ni icyiciro cy'umukinnyi w'umwaka. Reka tuzagaruka gato cyane tujyana no mu bindi byiciro.